ejo bundi na postinze akantu ngo isaha yawe yo guseba iyo yageze utangira kumva udukoryo twinshi. Isaha yawe yo guseba iyo igeze utangira kwiyumvamo udukoryo ukumva ko ariwe muntu udukoryo twinshi. Yego Mugwiza urasebye, Bosco urasebye, kandi musebye mu bintu bibi. Igosha kugushinyagurira umuntu urembye we. Uramwana Vava, yego ko mana yanjye yari yiryamiye aravuga ati nintagaruka i Kigali uwo nahise yazambabarire, nintaha muzansezere neza, muzamperekeze neza. Igosha abasiga muri kubwera murayavuga none ari bweshagura ubungubu koko ayo mafaranga mwatumye aba diaspora batohereza bazayaboherereze namwe abana banyu baryamye nkaho yararyamye cyane rwose. Mugwiza ugende niba ari nabo barangi bawe wicare ni wowe uzi Imana usenga, ubwira Imana uyibwire ati Imana mbabarira. Imana kwanza ibanze guhereza amahoro mu mutima kuko ndabizi neza ko ahantu uri nta mahoro ufite. Isirikoreye abantu rero twavuga ngo tuvuze nabi abantu babagome nk'abariya, uwo ngo ni Bosco we mube mumumbikiye gato, mube mumubitse gato, ashyomoka kurusha ikiwe nta nicyo mwamurenganya kuko ni ku bwenge bwe bureshya uko areshya ari na ku bwenge bwe bureshya. Uyu mugabo witwa ngo Bosco Empire Ribuni kazamukurikirana, ariko njyewe nararahiye yuko niyongera kunkora ikiganiro akavuga izina ryanjye mu biganiro bye imbere y'Imana yo mu ijuru ntago nzabihanganira njyewe, sibyo? Uyu mugabo Pastor ni Pastor Theogene, Pastor nakimara kwitaba Imana yafashe ikiganiro akazajya afata akavuga ngo sabe ngo nacita ngo nabicanyi. Yes, uyu mugabo witwa ngo Bosco Empire ni shitani ifite amahembe yicaye hano muri iyi si. Avuga ataruhuka, ameze nk'umuntu wahuye n'ihungabana wagira ngo yakoze. Imana imbabarire ngiye kuvuga amagambo mabi, izina rya Yesu. Kwa agiye warashyomoka, nabonye aho namuboneye nta nubwo nari muzi, nabonye avuga ngo Vava arabeshya ntarwaye, ngo namubonye ari kubyina mu bitaro, ngo naramwiboneye, ngo na video ndayifa. Yes we. Noneho nyuma bama kandi gace bakavuga ngo ntago yapfuye. You guys cyokora muri babi cyokora leta nitababaza ibi bintu muri gukora, imitima yanyu izabibabaza, imitima yanyu yonyine, imitima yanyu. Bosco njyewe nibwo nabonye ibiganiro bikose aba bantu bari kubona kundi mwana arwaye, byibura nimba utamutabarije icecekere biraruta. Akora rwose niba udafite ikintu ufasha umuntu wakicecekeye ukamwibona rwose icecekere pe. Ariko uzana abantu wicaza aho ngaho bagaburire ngira ngo amandazi nimba ari imisemburo, ya misemburo ya capamandazi bayabazamutsemo, bagatangira bakavuga ubusa, ukicaza abantu. Dore nibwo banyohereje ikiganiro cyo ku Gasaro TV, ariko nibyo se koko Vava ntarwa. Hako uriya mugore ngewe mba nibaza ikibazo kimwe, uriya mugore komeruka bavuga ngo afite umugabo, wa mugore wo ku Gasaro TV reka mwibarize, ubu unanirwa kujya kwita ku mugabo wawe cyangwa se kuvuga izindi nkuru, wabuze abatumirwa hano. Hari abantu bafite imishinga, jewe bari abantu ndanabazi, oya baragenda nabazi bari ndabazi. Ari abana wakicara ugatumira mu kiganiro bakavuga urugendo rwabo, bakavuga ahantu bivanye naho bageze, sibyo? Abantu bakabikunda, uri kumva, ariko mpaka ariko je bari abantu ndanabazi mperuka kera bakora ibiganiro byiza, sinzi ukuntu baje mu byo gushinyagura do bande bari abagasa ndabazi pe. Sinzi hano yacamataniye na ba Pastor Claude. Wahuye na bari yabo biba byabaye. Uriya we ariko uriya ngo ni Bosco akorera hehe, abahe nuwahe, ni muntu ki man uzaka umugore
ngo uriya mugore ngo ni Gasaro, ni umunyamakuru, umugabo we niwe kameramani we. Izo views zo bazanatwica. Bagiye no kuzaza baza guhagarara imbere ya gate bazuminge n'ibiri kubera muri salo bakababone views. Ariko mana yanjye, Yesu we, ibyo bintu byo kwita ngo muri abapaste umva mu minsi y'imeruka nuko bimeze, ariko Imana ntabwo izigera iceceka, muzajya muyikoza agati mu jisho ibareke, ariko namwe nijya kubahemba ibahereza ibibakwiriye. Numviseraga mu kanya nari ndimo ndareba ibiganiro byabo ngo mwikomeza ngo kunshyiraho ngo vava ngo muramukiraho se ngo ubundi ngo ntabwo ngo Dr. Emma ariwe watumye ngo dukeka yuko ari byo bari kwigirisha ngo uwarinde ibintu mugwiza kiriya gikecuru ego man we na Claude ngo dore ngo Dr. Emma ngo niwe watumye ngo dukeka ngo yuko ngo bari ngo muri pranka ngo kubera ko ngo yazaga akavuga ibintu ngo kumva yuko ngo harimo tena. Yewe Misi yashize yatandukanye n'umugore we, umugore we yamukanye. Reka se bagiye kumusura mu rugo, bagiye kumukoresha ikiganiro mu rugo, ubwo uzi nk'ahantu ababa. Wabonye mu nzu ahatuye muri salo ye? Njyewe reka nk'ibyo simba nabibonye. Njye mba narabibonye. N'ubundi bameze babayeho wagira ngo ni ukwiyahura. Ni ukuri kw'Imana. ADPR ako mw'abanyarwanda mwebwe ntabwo muzi kuyungurura uretse Jiha. ADPR yaragira bitumura ibivana muri ADPR baraza baza kubwera hano, sibyo? Pastor Claude urabizi ukuntu mu biganiro bye byose ntabwo washobora kuburamo Mutesi. Ntabwo byaburamo Mutesi, ntiyaburamo. Wari wabona Mutesi avuga kuri Claude? Ntaje mva uwo witwa muri Pastor Juste birirwa kuri YouTube basaba ngo bitanu ngo veni. Uriya mugore witwa Rayira wakoreshaga Valentina, uwo Pastor Juste yagiye kumusura mu 10,000 yavuze icyumweru cyose nk'ayabagomboza. Ngahibaza ngaho namwe mw'abanyarwanda mwibaza. Ceceka, uyu mugore witwa Mugwiza ubona w'umukecuru ukora ibiganiro kuri 3D bamwishyura 10,000 kuri buri kiganiro. Subila yarangiza agafata inkuru atakora ku mwana we yabyaye. Ndahamya neza yuko Mugwiza umwana w'aka kanya ari mu bitaro, yaba arimo aratabaza inshuti n'abavandimwe avuga ati umwana wanjye narwaje merewe nabi, umwana wanjye ararembye, ibyo ariko wari umwakasha agaho kari kundi karahandurika koko kubera yuko ari umwana wundi abiki nkunda pe. None se ubumugwi ko Valentina apfuye ubu none uri muraza kuvuga ubusa ngo yewe ngo amagambo twavuze ngo ubusema ngo mana ngo tuzazira gutwika we, tuzazira gutwika we. Mugwi bikugirirweho inshuro zitabarika.